Ugezemo ko wazamura ijwi ureke no guhorana n'agahinda. Nyine si uko mfite agahinda kenshi cyangwa ngo mvuge ngo birarenze cyane sibyo, gusa nyine ikiba kineye agahinda ni kimwe mwana. Bisi kwicara ukabona umuvandimwe wawe hariya isi ameze nabi, nta kintu na kimwe uri bukore sibyo, nta ubushobozi noneho nkubwira aho byari bigeze. So nta kazi nari mfite gavuga ngo biragize, nibi byo kumbwira ama makeup n'ibiki byose nyine navuga ko byabaye bihagaze kubera yuko nako ntabirakanyibona sibyo. Ako tuteka nkuremere nkuremere Izawo dukurikira kuri Kigali News 25 ku murongo TV, badukurikira kuri Domito TV. Nizeye ko mumeze neza, dusura batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye. Nshimire umuvandimwe akaba n'inshuti yanjye magara, niwe nshuti mfite muri iyi mihanda ya YouTube, muri imihanda ya Kigali, bamwita Fils, ni uri kuri kamera, amashusho meza, niwe uri kumwe nayo. Muhora mumwe ngo kuki utagikora, naje ibipangu ngiye kubyurira, ngiye kubaha inkuru nyamukuru, no content, pani ibintu by'amaprank si wapi. Ngiye kumanuka imihanda, ngiye kubazira, mfite ingunguru 880 z'amagambo. Dufite igikoresho cyiza nkuko mukibona, muzajya mubona every day ku majwi n'amashusho. Fils turi kumwe, Fils n'abari mu kandi kazi, tuba turi kumwe nande na Hasani. Azaza abari buri munsi, Domito TV izajya uploadinga buri munsi, Kigali News buri munsi, ku murongo TV buri munsi. Ariko mwiriwe, ariko ese mwariye mwebwe mudukurikiye b'abanyamashari n'abagambanyi? Ariko nsuhuze by the way inshuti zanjye mu Rwanda, muri Amerika, mu Bwongereza, Australia, nizere ko abantu mwese abankurikira mumeze neza. Ariko nkundwa n'abamama beda we, asuhuza umuntu uri mu karere ka Kicukiro, kubareyo Juru Park Kicukiro, ndagusuhuje. Ni umufana ukomeye kuri njyewe. Titi nta kipe fana amavubi. Wiriwe wariye wanyweye ntabutse iki kusa neza? Gusa neza nuko nsanzwe nyine ari ibintu byanjye. Ndashonje. Hangane mu kanya wanguriye akantu icyaka kinyisha ni bityo byose. Ibyo nari numije ko abiri no kuri kamera. Narya nukuri inzara mfite narya. Seriveri wamuteguriye hano, reka dutanye ikiganiro arye. Reka dutanye Fils giteho ari byanye nari numije, zana koremo kamwe arye babone ko yari akoremo. Fils atinya kamera, ariye nzagukira. Reba ko atajya kuri kamera. Ibaragusa babusa. N'abantu ibihumbi 100 n'abantu ibihumbi 3 birenzeho kuri Domito TV. Turashaka kuzuza ibihumbi 100, turashaka kubagaragariza ibikorwa twakoze, turashaka guhabwa umudari wishimwe, inkuru zo mu nkiko, inkuru z'imihanda, ubusesenguzi. Turi hano ibigiye bitandukanye. Tita arimo ararya ibirayi, aho duhereye ntago baduha amafaranga kubamamariza, ariko gahunda zose ni ku murongo. Twizera ko meze neza. Abari muri Saudi Arabia ndabasuhuje, muri Oman ndabasuhuje, Abarundi Landry the promoter, Embesirato cameraman wawe, koresha umwanya ndagukumbuye, ngwino mu mihanda, ngwino. Ariko Tite mupfiki ko mbona, ariko reka nisurize Andi ACTV ndagusuhuje. Andi ndagusuhuje. Reka nisurize Antakira muri Rage Media ndabasuhuje. Kansuze Marezo ma connexion, Marezo comedian nawe ndagusuhuje, muvandimwe wanjye nshuti yanjye ndanagukumbuye, ndumva rawo kugamatsiko yanjye isashira, kubona ibyanjye byose bishize, afite uko asa nk'uko wangize. Okay, amujambo nyinyi yote, amujambo. Assalamu alaikum, nizire ko mumeze neza mwese. Ago wishimye, ariko abantu usuje ari inkuru mbanyemo.
nsuhuje nsuje andi nsuza andi nabyumvishije nsuza amarezo nande wundi sabo ndiye mukobwa ngiye gusuza muri cyo kiganiro agatama miliyari United States niyumvise Ngiri wariko allo Titi kweze neza ikomeze mbona kana mu nkuru yo mu mazi ndi akuswe bwo derukana narakize se narongenda cyane ngwari bya yakoresha mbabarira cyane reka tubireke Titi inkuru yatuzanye no munsi breaking news ni uko aka kanya umuvandimwe wa Titi Olivia ameze na story ye tutajya kwitubwira byatangiye biti akirame. Okay uko wenda byatangiye ntago mbizi uko ntago nari mpari ngo mbabwire ngo byatangiye gutya nanjye bamamagaye bambwira ko ameze nabi nari mu gihugu cya Tanzania mvuye Tanzania nje nyine ngize mu rugo abenshi mwarabibonye kuko nagiye mbibere kuko ibintu byifashe nsanga arwaye ameze nabi pe ameze nabi cyane birenze ngiye uko nabitekerezaga so amaze kurwara nanjye nyine ndavuga kuko nari nshoboje ndabareka mujyane kwa muganga so twagiye kwa muganga muri make kwa muganga babuze indwara bapima ibintu byose babura indwara nyine biraducanga n'ubu ngubu ntago ameze neza nyine tunamuvanye kwa muganga kubera yuko ibaze kwa muganga babuze indwara babuze ikintu na kimwe turi kwishyura amafaranga y'ubusa nayo kuyabona ari bigoye so ndavuga rero kugira ngo dukomeze kwa muganga bamutera n'ibishinge bidashira banatwishyuza amahera menshi niko guhitamo ndavuga nti reka muvane kwa muganga mushyire mu rugo so ubu ari mu rugo niho arwariye nyine nanjye byanshanze sinzi icyo gukora sinzi uramukoraho aho umukozi wose ngo ndi kubabara umwana akababura nyine nanjye byanshanze ese sinakubeshya pe kuko ubu ngubu ameze nabi ninkubwira nanjye ubwanjye ndamureba umwana ntacyo nka urumva ntago umwana wa Murundi njye ntago bikureba nyine ngatuza bitwaye iki se uri kumva nyine umwana afite ikibazo ntacyo nka kubera yuko ntago wafata umubyeyi urwaye kuriya ngo uhereze umwana ibere utazi ngo umubyeyi arwaye iki ntiwamenya ikintu ari konka ntiwamenya iki kuko byatuma nawe agira gute nawe agira ikibazo rero kwicara ukareba umwana isya ukareba umwana ukuntu ameze ukareba umwana ukuntu ari kujya gukina kuri nyina na mama wiwe atabasha nyine guhaguruka atabasha kugira gute urumva birababaza kwicara nkareba umuvandimwe ari gutaka ariko ebana isya nanjye birangoye dusura abatandukanye mu bice bitandukanye titurimo uramwumva okay by the way Titi ahora kuri Kigali News 50 ari no kuri Domito TV kameramana amajwi n'amashusho na afisi niyo bikurikirana tumushimire njya nkomeza kumushimira inama nziza n'ibitekerezo angirira ariko icya kabiri Titi ngiye kuguha nomero muranyivuga mu biganiro uyandika muri telefone yawe kuko nizeye ko muvandimwe ikibazo afite uzakimugezaho akagufasha umuvandimwe wawe akagira ubundi buzima bwiza yitwa ngo reka nkwaze ikibazo cy'amatsiko iyo nimero ugiye kumva uwo muntu azamfasha for free ariko birago naba nkubeshye gusa urebye muri rusange aca make kugira ngo akubwire ikibazo umuvandimwe afite akanamuvura ibintu bikazana aca make isaba ngo ikintu kiri kunzira amafaranga kugikora okay azaguca ya mbere yo kumusuzuma nzata yo kumusuzuma okay nanjye ntacyo mfite naravunitse maze imisi igihe ndwaye hari abavuga ngo isaga ko tutakikubona ku mihanda byagenze nararwaye kuko ngewe kuri channel yanjye ndi nyakamwe ariko ku rundi ruhande rw'ubushuti fisamba hafi nanababwiye n'ibintu byatandukanye kuri Domito TV kuri Kigali News ku Murongo TV nimutazamubona nakoze azajya aba undi muntu urimo gukora fisi sibyo se azaba umuntu uwundi uri mu gukora ariko tuzahora tubatamo ibiganiro iyo fisi yananiwe bitewe n'akazi
cameraman abari Hassan urumva ko ibintu byose biri ku murongo hamagara 079 yani 079 yego 50 50 079 58 muganga gakondo Mutabazi ari mu karere ka Rwamagana avura indwara zigiye zitandukanye apani iza kizungu abantu bibwe abinyatsi n'ibintu byinshi we mu muhamagara nawe uzampamagara ibyo muzavugana ukumva bigenze neza azagusuzumira ngenza uramwizeye aya azasuzumira umuvandimwe wawe Olivia nyine uramwizeye amaje kuri ibintu byinshi bitanga ngiye kuri cyane nango nakwamamaza ntacyo ukora okay aho byabaye nzi akanya umusiza ameze gute shayisiya none ikintu kibabaje ntacyuzi ntarya sibyo uramuhereza ikintu cyo kurya agahita biruka noneho mbyembere ko yanamuhaga ikintu cyo kurya agahita biruka nagiraga ngo wenda ni nkakeka wenda ngo aratwite kandi ngira gute ibyo bintu ndabitekereza nabyo ariko naje gusanga twamufashe n'ibipimo n'iki byose mbona ntabwo atwite ndavuga se n'ikihe kintu kiri kubitera kweri ahari n'undi muntu wari wandangiye ngo muhereze nk'ibara amakara n'ibiki ndabikora byose biranga Mana ameze nabi ku buryo nta nubwo njye mba nshaka kujya mu rugo ubuzima umubayeho mbuza atari ubuzima bwiza ikijyanye nuko umwana yabona ayo mata cyangwa nawe aribyo yabona byo kurya no kwitabwaho bimeze bite nzi ko ari umuntu w'umushapu nyine muri wowe igeragezemo kuba wazamura ijwi ureke no guhorana n'agahinda nyine si uko mfite agahinda kenshi cyangwa ngo mvuge ngo birarenze cyane sibyo gusa nyine ikiba kineye agahinda ni kimwe mwana bisi kwicara ukabona umuvandimwe wawe hariya isi ameze nabi nta kintu na kimwe uri bukore sibyo ntacyo ubushobozi noneho nkubwira aho byari bigeze nta kazi nari mfite gavuga ngo biragize n'ibi byo kumbwira ama makeup n'ibiki byose nyine navuga ko byabaye bihagaze kubera yuko nako ntabirakanyibona sibyo ako tuteka muremere mu kiganiro cyaje twavuze umuntu ukora ama makeup ku rwego rukomeye rwo hejuru navugaga Titi bateme nimero zawe simbatemo nimero yanjye nyine nshaka kode y'u Rwanda barayizi ni plus ni uguteranya 25 0 ugahita ukurikiraho 078 02 81 992 ku bijyanye n'ubwiza bw'umukobwa aragenda akagufa agukoraho rikaka pe impamvu bivuze nago yanyishiye by the Titi ndagukunda apana kugukunda ngo by'urukundo ndagukunda nk'umuvandimwe wanjye ndagukunda nk'inshuti ndagukunda nk'umuntu nubaha kuko nkunda inama zawe ungira n'ibitekerezo bizima ungira niyo mpamvu ntakwishyuje kugira ngo nkwamamarize gusaba wahamagaye nomero nabo mu Rwanda ibijyanye n'ubwiza kandi nawe urasa neza mu bukwe bwanjye rero umuntu abakobwa bose mwawe mu video y'ubukwe bwanjye shane baba bakubise icyo bita fresher za by the way na madamu wanjye Titi niyo muntu wamukozeho riraka ariko ni icyuki madamu wanjye ni icyuki naramusoze none se Titi nashatse uburyo muhuza umufana ako ise waretse kunera agahinda mani hano cyako urumva hari abaganga biyitirira abandi urumva ariko nkwaye wowe uzamwite kandi n'igihe azavuriwe nzaba mpari okay nyine kubera yuko wamaze kubyemera sibyo umaze nshobora Imana ineze ubuzima nzaba mpari nanakubwiye n'umuntu nizi ndagushimiye kuba umaye wenda umuganga wamuvura ukaba unamfashije ku bijyanye no kumusuzuma sibyo ndagushimiye cyane Imana igwezagire kandi aho ukuye Imana yasubiza amina nyine hari n'abantu nagiye mbona nyine Imana hari commentaire umuntu ajyandika akagira ngo ni
ukagira ngo hari ikibazo mufitanye bro. oya aba bareke bakomeze baza Kubera iki nyine nango ishyari uretse ishyari ni ishyano ryatumye Gahini yica Beri. Ngewe ndavuga muri mu biganiro bati Imana imabanzi benshi imabakunzi bake kuko ngewe bifu mfitiye n'urwango mfitiye niruzahindura umugambi Imana yakize. Abo nabo bihore Siamana batubareka ariko nyine ikibazo gikomeye cyane Imana isi muvandimwe wanjye ameze nabi cyane pe. Hari video twabonye kuri Titi TV show. Kuri subscribe ni kwa Titi kuri Titi TV show. Kuri we subscribe. Ira video twabonyemo Murundi. Kandi Murundi harahuriye na Titi. Harahuriye na Olivia. Kuki Murundi nabatavuga ati kangira uruhare kuba umuntu yavuzwe. Ubushobozi yarafite yabutanze kuko aradufashije kantu gatoya nubwo wenda nshobora kwita gatoya ariko kuri we ni ikintu wenda gikomeye no kuba yaratekereje akavuga reka nzana amata y'umwana sibyo nzana ibintu bimwe byo guteka bimaze iminsi mikeya nabwo yarakoze cyane yego ntabwo ngiye namwakiriye neza bwa mbere oya namwakiriye nabwo nanatunguwe n'abantu bambabarire sibyo bagiye banuka ngo Murundi ntabwo nagize sibyo naratunguwe cyane nyine nge byarantunguye nibaza impamvu Murundi ahageze aje mu rugo so gusa nyine yarakoze ndamushimira ubufasha yaduhaye yarakoze kuko ibijyanye no kumuvuza nawe nta bushobozi afite wagisha nawe uramuzi ko nta bushobozi yabona bwo kuvuga ngo ajye kuvuza umuntu ariko mu bushobozi bwiwe ndamushimira yarakoze. Nyuma yuko tuvuze ibyo mu yindi video wenda tuzashaka ibishoboka byose dufashe umuvandimwe Olivia nagusuhuje rwose nawe ni mushiti wanjye ko namaze igihe kinini rwo umenya atana kuvugisha n'umwana wiwe urazi ari ukuntu afite umuhungu w'umusore kujya kumukoraho gutya ufite ibigango nk'ibyasi kumukoraho gusa arataka kumuhagurutsa umuvana wenda mu cyumba umujyana hanze ko takazuba abantu bamukoraho kumva ari kubabara wakora umubiri wose akakubwira ko ari gutonekana siyano kuri ararembye pe. Imana imworohereze kandi umugiye neza kandi twizeye ko agomba kubaho impinduka. Titi twajya dusubira inyuma yaho warore ubuzima bw'aho no mu Rwanda bimeze bite tuze kubavuga cyangwa tubareke sinyaninjire ubuzima bw'umuntu nabivuze nyine wabivuze okay ubuzima bw'aho haruri muri kiriya gihugu muri Tanzania ubuzima warurimo Titi n'umukobwa uzi ubuzima bukomeye bw'i Burundi mu Rwanda na Tanzania uri Tanzania uri no mu Rwanda aho wabonye wumva bati iyo nza kuba ndi nahariye cyangwa ndi nahandi byo kugenda neza uricuza iki cyangwa urishimye. So Tanzania nagiye gutembera ariko nabyita no kugira ngo ndebe uburyo byifashe nshimira n'umuntu cyane wifuje ko najya gutembera mu kindi gihugu akambwira akameza ticket akambwira genda hano akanyishyira hotel nari ndimo agakora iki nyine barantemberera ntago nigeze ngira ikibazo barantembereje bihagije sibyo nyine ntago navuga ngo Tanzania ndi mu buzima bubi sibyo kuko hari n'ibindi bintu nyine nari kugenda niga ibintu byinshi nagendaga ndeba sibyo yo urumva byaranejeje cyane ko nari ndi Tanzania ni ibintu navuga nyine ni ikintu cyashimishije cyane nshimira n'inshuti nahuye muri Tanzania nahuriye n'inshuti nyinshi hari abana beza bagiye bamfasha kunyereka ubuzima kunyereka ariko nubwo byaba byose igihugu cyacu ntago ikintu cyambere ku mutekano kuki niyo mvuga ngo igihugu cyacu kiba ari icyambere wagenda wagira gute iri foko twibuka mu rugo ntago nagereranya ngo n'ibindi bihugu ngo u Rwanda ni urwa mbere. Ubuzima bwawe buzima buteye gute hehe Tanzania ndi mu buzima bwiza pe uri humva Tanzania ndi mu buzima bwiza ntago nigeze ngira ikibazo kuko urumva niba umuntu akubwiye ngo ugenda ahangaha byahakora iki iri foko kwitaho kuri buri kimwe cyose sibyo n'impamvu mvuze Tanzania imeze neza ahubwo ikintu cyaje kwivanga nuko igihe nari napanze kuza atari cyo naziye kubera iki kibazo cy'umuvandimwe
ndetse yikubitamo ibyo by'umuvandimwe uri humva ndavuga se kubera iki ndaguma hano gute kandi umuvandimwe ameze nabi mu rugo. So mpitamo kugira gute kuva Tanzania ndaza n'ibyari binjyanye naho nari ndi guteganya wenda kubona akazi n'ibiki byose mo twari turi kuvugana ntabwo tukize tuvugana kubera iki nyine icyo kibazo cyose kizamo akazi naragahombye kubera urumva ntabwo icyambere n'amagara y'umuntu. So akazi naragahombye n'ubu bari ubushize baramamagaye gusa ukuntu njyayo ngo siga umuvandimwe ameze kuriya wenyine ni ibintu bikomeye cyane nyine. Ako nawe kwanza banze mbabwire Isiyaka ntaransura umuvandimwe wanjye arwaye. Isiyaka sinzi wenda nawe ngo yari arwaye narabyumvise ntabwo nigeze musura cyangwa iki kuba nanjye urumva stress nari ndimo ariko ntabwo yansuye. Ariko no kuba yatekereje akavuga ngo Titi nta bufasha burenze igihe naguha ariko urashobora kuza hano imbere ya kamera tukagana. Hari abakunzi bacu, hari abakunzi ba Isiyaka, hari abazi Olivia benshi ndetse banazi sino kuvuga wenda ngo uranzi sino kuvuga wenda Isiyaka hari umuntu ashobora kuri ikiganiro si ngombwa ngo avuge ngo aranzi cyangwa arakuzi sibyo. Icyambere nuko agize gute ni wowe sibyo umutima yere umutima agavuga kuko umuvandimwe ameze gute yabona koko afite ubwo bufasha ukuntu yafasha abantu akaba yadufasha birashimisha ndabigushimiye nabyo cyane. Uri inshuti niwe munyamakuru mu bantu bose. Hari abajya banyandikira ngo ubwira abanyamakuru runaka ngo baze babasayidire ubwira umunyamakuru runaka ngo aze ariko kuba wowe wafashe umwanya ukambwira ngo Titi ukamamagara ntarinze kukwihamagarira ukambwira ibintu nabonye nibyo ngwino turebe icyo twakora noneho ukanemera kuvuga ati kumusuzumisha tumenye icyo arwaye nzabikora ku giti cyawe. Urumva ni rwa rukundo ubunyeretse kuko bwa buvandimwe bwacu biri kwerekana ko hari buri kuva biri no kugera. Ndabigushimiye cyane Imana ikubimugisha. Amen. Ako Titi yari ngira ngo wenda twanakivugaho ari ahantu hari ndi ku rukiko rw'ibanze ku ngoro y'ubushinjacyaha cyangwa ku rukiko ubushinjacyaha ngo nyine ni ibintu byinshi birimo ntago njya nsobanukirwa neza. Ku ngoro y'ubutabera ya Kicukiro dukurikiranye urubanza ruregwamo Bishop n'umugore we. Urumva bakujya kuba barahawe amafaranga miliyoni ibihumbi ubwo ni 10 y'amadolari ubwo ni miliyoni 10 z'Amanyarwanda n'ibindi birengaho. Hakanabaho gukangisha umuntu ifoto y'umuntu kwerekana ngo ubwambure bwe Titi nuvuga gucya nzashira ifoto yayaze niwo narindi. Twahure n'abanyamakuru bagenzi bacu batandukanye mw'itangazamakuru ari utuntu tw'udutsiko ura ndabizi ubutsiko hari abari barabuje Titi ngo nuri ikiganiro Isiyaka ntuzagaruke iwawe ni iwanjye Isiyaka nagukoreje ntuzagaruke iwanjye dusenyera umugozi umwe by the way koko nare impamvu mvuye kuri urwo rukiko nuko hari abatwimaga ama video nuko baje mu dutsiro dutandukanye mw'abanyamakuru mwe bamwe bigize n'abanyamakuru atabanyamakuru abari abatumirwa bahindutse abanyamakuru abasesenguzi basesengura ibyo batandira umugozi umwe ahubwo ngiye icyo nshaka nicyo nifuza nuko umuvandimwe kuva kera yazaga kuri channel yanjye tugakoranaho na n'umwe tuzakomeza dukurireho mudufashe Olivia avurwe akire wa munwa mu muziho yongere swagaze yongera kweri sinzwe zongera. Oya Olivia n'umuntu najyaga naramenyera haje namutunguraga kambwa ati bugenera nakwereka shamani ubu ngubu namutunguye wakumirwa ako uzazi umuzi Allah mworohere umva nkubwira barase gato reka ndebere tariki turi bonye telefone yanjye naje bataza urumva Titi turi tariki 30 urumva tariki 2 cyangwa 1 cyangwa 3 Inkuru ya Olivia muzayibona kuri Kigali News 5 kuri TV muzayibona ku Murongo TV muzayibona
ndagusura sibyo? ndagusura Impamvu, wenda hari kuba abantu baba batarakurikiranye Titi TV show babona gutya bakagira ngo ni iki, bakagira ngo ni turi guteka imitwe, turi kubeshya cyangwa bigenze gutya, ariko muri make icyo nababwira ni uko ibyo mvuga birangara ko ari bakina komedi. Komeza tukomeze. uri kumva ni uko ibyo mvuga ari ukuri, sibyo? Ntabwo naza hano imbere ya kamera ngo nze ndire cyangwa nze nigire nabi, uri kumva ndi kubeshya. Mani ntabwo nakwifata ngo mbeshye ngo umuvandimwe wanjye ararwamize nabi ari ukubeshya, mushinyagurire ese ejo arwaye. Mbabwire yuko ni ukuri ubufasha bwanyu burakenewe. Ibyo mbabwira ni ukuri, ishyaka nubona umwanya uzaze nko kubinyemereye ubereke ukuntu umuvandimwe ameze. Wenda abari kugira ngo ni imikino, abari kugira ngo turababeshya nibo bazabyemera. Mani mworohereze ntabwo tuvuga byinshi, twese ngo byari fresh. Iyindi nkuru tuzajya gusura umuvandimwe Olivia, Imana mworohereze. Kandi muri no nkuru nzashaka na Murundi tujyane, nataboneka tuza kumusura turebe ameze ati. Kandi uwo munsi nagenda neza uko iyo nomero natanze okay Titi naguhaye umuhamagare wa muganga muvugane, urumva aryo kubwira ubwo nyuma yabo uzambwira nze bizagena neza. Kandi Imana umuhamagare musabe rendez-vous ubu yamfata sinzi gahunda z'abaganga akoze ubu yanyitawe. Oya mukiga uraza kumuhamagara nyuma, umuhamagara musabe mubaze nyine ukuntu twabonana. Hari abaganga kurikiye ngo usigaye usaba rendez-vous, niko numvishe. Tugeze ku musozo, ntabwo twari tukibabona ku batangazamakuru bigiye bitandukanye, kandi muri abantu twahoraga dukorana, ariko nyuma y'ibi ngibi Olivia namara gukira uzadutangira ubuhamya bundi. Hari n'iyindi nkuru mfite yawe yanjye ku giti cyawe turimo kuvuga ku muvandimwe yanjye imeze gute. Hari n'indi nkuru mfite yawe nyuma y'ibi byose nuva mu bibazo urimo. Hari n'inkuru yawe imeze gute se? Kandi yasubiye yose yasubiye indi nyine mukambira muwe. nubwo twaboneye ko ibibazo bari bafite kwa rundi muntu mwazanye wo mu kindi gihugu. Yaragiye asetsa siko musere bisobanuye ariko rwose ndakwiyamye. yaragiye yego yaragiye isisya yaragiye. okay fine. Suza amasaye bose bo mu Rwanda sinjya mukumbura. Bye ese oya nuko utumye nseka nonseke kubera ibi bintu uzabikumbura. ese dusuze shere wawe ari hose. indi shere wawe ubwo tumusoze bebe. gira icyo ubwira noneho abantu, hari abagufana abafanaga Olivia, nubwo hari undi muntu nawe yigometse, reka nawe musuhuze. Fani arose musuhuze nawe nta kibazo. Suhuze n'abagiye banyura kuri Kigali News 500 bagiye binjijwe n'abandi banyamakuru bangirira cyangwa ntimuzagarika kwa Isiyaka nabo mbasuhuze. Hano ni mu rugo nta mutima mu bingira. Isi gutangira kujya kuri kamera nta mutima mu bingira. Nagiye kuri kamera bwa mbere ari wowe ntesheje umutwe, sibyo? Rero ntago numva ko navuga ngo hari ahantu ngeze harenze cyangwa ndi uwundi muntu byambuza kugira ngo ngire gute ngiye nkubwire ngo nze kwa Isiyaka. So abandi bose twakorana, ariko hano ni mu rugo. Ni nko kwa kundi uvuga ngo ndashobora kujya iyo mu bindi bihugu ariko nkajya nibuka mu rugo, sibyo? Nkajya nibuka mu rugo. Rero ibintu by'amashyamba mani mu bireke ntabwo ari byiza mu banyamakuru.
nge urambona kwa nge hari n'abambrose ngo kubera yuko babonye narakoreye ikiganiro ahandi man barambroka tu na service nshobora kukubwira nago naguhamagara ati basi ngwino umfashe kandi n'umuntu ashobora kuguhamagara akazi kagira gutari kubu ngubu ngo kubera yuko bambonye ndi gukorera naje gutanga ikiganiro ahandi barambrose kirindira barambrose no kuri domito so kumbroka rero reka nkubwire boroke na borokasiyo na boro umutima mubi nunyaka ikiganiro nzakiguha nutakinyaka nzakora numvugisha nzakuvugisha nutamvugisha nkwihorere ntago nzigira ngiye ibintu by'amashyamba mani nisi muri kuhangana n'iki bundi mwigo ku mugambi w'Imana suwe big energy ntago amenya ko naho ngenda mu big energy ngenda umufana wa Yago big energy namenye ko dareba mu buzima butoroje my friend kuva Nyamirambo ujya he kuko umugambi w'Imana suwe bamwe barambona Muhango sa Kigali suweje bamwe barambona bakaca mu bisheke abandi bararwaye abandi bararwajije abandi bafite stress abandi ndabona barimo barakora inkuru bambaye ubusa nanjye mufite amakuru ngira ikibazo Fatuma waramuretse umugore wanjye yitwa umwiza wa manager Fatuma none uriya mukobwa oye reka nsuhuza abantu bari muri Kicukiro ndabasuhuye tamataye ngo basige yego uretse umva Titi ngo uyu mutwaro cyongwe n'unyakire ibyo mutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe mbese wagiye kwakira komereze kandi ari amataye niyo yagukuruye adusoza ko Fatuma ari mwiza nyashi nizo za Fatuma hanyuma kare agasigaye kidumbukiza ngo mwenda no kugira kagusariye wagira ngo kitwa kandi ngo turiye ngiye abafana ngiye namva mubwire ngiye nta mufana uzankuna ngo bivemo uzaze nimba umfana nk'ikiganiro eby'urukundo wapi kuko ngiye mfite uwo nihebeye Fatuma sawa tubiteka amaso turashoje n'iki twasorezaho wumva ntakubajije cyane na kimwe byose wambajije wenda icyo utambajije ni like ako tuzongera tuganire nta birenze turagaruka tuzaga mu kiganiro ikindi mwese ndabashimira cyane nawe natangiye ngushimira cyane fizise ngo n'umutima cyo kintu yambwiye cyambere yafata amakonzi oya yambwiye ngo n'umutima amakonzi si muvuze nzamuvumba ariko bambwiye ngo fisi n'umutinganyi nkigera hano oya nuko ashaka tuza abatinganyi bose bari kumwe bari mu kigero abo ngabo simbasuje mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala mu izina aho nsurije yaba batinganyi yaba lesbienne yaba banzi b'igihugu yaba banafiki fana uzubillahi minashaitan imani bandinde kure fisi barakagenda bazabone nibazabone n'umuhumuro w'ijuru baraka nge nabasuje tubasuhuze kuko fisi afite umukunzi fisi afite umukunzi mwiza muremure unanutse uri simusayi uvuga amagambo make umuha urukundo wiwe mwaramutse ese ko ufite ubwoba nukuvugira afite imyaka 17 arabura imyaka umwaka umwe kugira ngo ajye mu rukundo aba mukuru imana sibyo nanjye ndabashimiye cyane nshimiye Siyaka nshimiye abakunzi ba Kigali News 75 nshimiye abakunzi ba Titi TV show nshimiye abakunzi Domito TV show mwese ndabashimiye kandi ikindi mbasaba ndabinginze mu kabyaramo sibyo ntabwo nakwishoboza urwumwe sinarurwana ngo bigire gute bishoboke niyo mpamvu ndabasabye